tujye tuvugisha niyo naba niyenza nakwiyenza ku bantu 10 abantu 20 bose icyarimwe umuntu wese umbeje ambeje yakongora mwatsi ikintu ubu abona abakobwa bagenda bagakuregetinga ngo baze bavuga ko nabatse ngo kubisa nkabyumva nkabirorera ntiture nyuma bakongera bagasaba imbabazi. Can you try to be friend with Chita? Ngewe ntago ari wa creating when you ugomba kubicreating ngewe I'm good ngemeze neza cyane rwose when you uzabicreatinga niyumva bikwiye ubwo bizaba niyumva kandi none bidakwiye ntago nge najya kumufata mu kibuno rwose ngo mubwire ngo none kandi rero ndo umuhungu w'igikondo ntago ari uko dukora twebwe nkubita ngenda niyumva bishaka nta kibazo rwose azaza ngane tuganire ndetse nzanamubabarira niyo ngombwa ariko ntago nge nshobora kubyuka mu gitondo ngo mvuge ngo ngiye kujya creatinga ngo ubushuti bwanjye na Chita kuko si umwana mwiza sinuwo ko wagira inshuti ya hafi uko umuntu nka Sabe wamufashije akamwuriza indege bwa mbere akaba yaramuhemukiye nge ntago yanyorohera muri ya Chita aramutse naguciye urwaho rwose utameze fresh hari ukundi kuntu yabigenza niyo mpamvu mvuze gutyo nyine mbambarabuye bari abahungu ntago ari abana beza ntago ari abantu bo kuba wavuga ngo mufitanye umubano ngo ni ibintu byo bishimishije cyangwa se wenda ni ibintu byo kwishimira wapi ntago ari abana beza na gato abo ni abantu bo kugendera kure maze buriya gihe nagize amahirwe mitanigirira umudomo ndaza ndabivuga hari abandi bantu bahonyorewemo bitavugwa ntabwo byoroshye reka nkubwize ukuri kuba umuntu mubana muri company ni sawa cyane naryo ngo byagagombye guhita bimubwira ati uyu muvandimwe dukorana wagenda nkamuganiriza tukareba uko tubigenza arimo araca inzira za kure arimo aragenda ajya guca inzira za kure ari kujya kuzenguruka inzira za kure ari kujya guca inzira za kure cyane kandi zidafite aho ziza kuza kumugeza nangane nansange tuganire ariko guca ku nzira za kure arimo arajya kuzenguruka akajya kwizengurukaho kandi yagakwiye kuza direct ibyo Chita yakoreye Sabe ni nk'ibyo umuntu bita Medbeat yakoreye The Ben buriya nashakaga ko kuri kujya habona Chita n'umuhanya umva baretse gato Chita n'umutindi ku mutima nge nifuza kuri kujya habona rero niyo mpamvu yabyumvira urukumva kugira ngo kuri ndetse hatazagira umuntu wongera kubeshwa atekereza ko abo bacita ari abantu bari inosa kandi bano naba gombe bindenga kabire uretse gato rubona rushobora kwicara imbere ya kamera ruhostinga murangira umuvugizi wa RIB rugomba rwabaye ikintu cy'igitangaza you are nothing wumve ko ibyo ni ibintu nari narabanye nabyigihe ni ibintu nari narabashije kwihanganira mbano izi ngegera bafite kumva ukuri kugombe kujya habona bifite ukuntu byihisha ngo turi mu gihugu ngo abantu bata mu gihugu mwamase mwe dukorera igihugu kwaruka mu kibamo ariko dore ikintu ngeke kinsetsa Godfa umuntu urataha mu gihugu Chita mutegereje ahantu hamwe ngiye no kuvuga ngo buri Chita ujuro ntuzongere kurongora uruhande wagiye Bugande gusambana na murumuna wangu ino ndebe urabizi nubwo havuzwe Sabe irampanga Chita yagiye gusambana na Bugande nose mutekereza ibingiye abantu baracecetse ururugira amabi nka ya nyina wabizuru ariko Chita no kuvuga ngo kamera yanjye guhoraho wowe uzahura n'imbwa yiruka uyu mushenzi yaraje twita imbeba iyi kamera none hari ukuntu ngo abantu ngo batari mu gihugu ngo batatanga umusanzu mu gihugu mukora iki tuzagaruke kubyagira ari ibintu bakunda gukoresha iyo umuntu yaje agatinda ujya kumukuru ngo ese ngo baramwirukanye ngo ko yatinze ariko se umuntu uri iwabo bamwibutsa kongera gutahara oya ahubwo uretse gato wanasubirayo ngo abo bantu ngo bahanze y'igihugu batatanga umusango bataza mu gihugu bigoryi none bafite ukuntu barabakana urahostinga umuyobozi umwe ukumva bayigitangaza how many times twaba hosting noneho ukajya kumukumva arimo arabaza ibibazo biteye ubwoba bro
hari nk'igihe umuntu abaza ikibazo nkahita bazi nk'uyu muntu abibajije nk'umuntu nawe cyangwa ni nk'urunyamaswa. si nk'umuntu bita disikrema agira atya ejo bundi akora ikiganiro urumva nawe ngo akomoza ku bantu ngo bataba mu gihugu. hari ingegera ngo zarwaniye umutwe w'ifi barazifunga ni bande. Abantu batatu bafunzwe harimo ikigoryi bita ngo ni Bionika, icyitwa Muhire Johnson ndetse n'uwo bita Janvier Romeo. Bafunzwe bazira kurwanira umutwe w'isamake mu kabari Nyamata bro. Na nyira kabari nawe baramufunga, n'umwana w'umukobwa ngo bajyaga bisambanyiriza agakeka. nawe n'uwo mukobwa bamufunze nawe arafunze. bapfuye umutwe w'isamake cyangwa bapfuye uwo mukobwa? Ni kwa kundi ukuntu abantu baba barimo bararya barangije kurya urumva umutwe w'isamake ngo wari uteretse ku ruhande, noneho umutwe w'isamake uteretse ku ruhande batigeze bawukoraho, uwitwa Janvier Romeo ngo ashaka kuwutsindira, noneho uwitwa Bionika na Rwarunyinya nawe ahita awusingira. Aho niho komba yatangiriye. ese Bionika ni kimwe gifite inyinya bagira ngo ni kimwe cy'umuringoti mu kanwa. Noneho ubu tuvugana ikibazo cyabo cy'urugomo no kurwanira umutwe w'isamake cyamaze kugezwa imbere y'ubushinjacyaha. ariko ubushinjacyaha bwaragoye, basigaye baburanya imanza zo kurya imitwe y'isamake. Umuntu ari aho ngaho bamaze kumugaburira, yariye yahaze, agiye no kurwanira umutwe w'isamake. Niba warabashije gusubizanya n'ikigoryi nka Chita n'abandi bose wabasubiza. Yagiye kuba impunzi muri Kenya biranga, asaba aravuga ati garuka mu gihugu. Aravuga ati ubugarutse Chita yagiye kuba impunzi muri Kenya. Yagiye kuba impunzi muri Kenya, Chita asaba aravuga ati garuka garuka mu rwakubyaye. Aragaruka. Umva nkubwire ngo dufa ibyo uretse gato ibyo Chita yakoreye Sabe ni nk'ibyo umuntu bita Medbeat yakoreye The Ben. Medbeat ngo byagenze gute? Medbeat The Ben yamuhamagaye muri Tanzania muhuza na Coach Gael arangije ntuzahita mugambanira. Thank you Lisa my love. Arangije aramugambanira mu cinyuma ahita azana Bruce Melody The Ben bajugunya kasi ya Buroro iruhande. Iyo nkuru twazize igihe kirekire ntabwo ndibongere kuyigaruka ntubizi se. Ariko noneho Kameze Beach bageze i Kigali 155 barangije na Bruce Melody nawe agambanira nde Medbeat bajugunya ingegera mu mahanga, ubu yagiye kuba impunzi mu Bwongereza. Ntabwo uramanuka ngo ugende mu rwa Gihanga. Ndi hafi. Nugera usuhuze Joshua uriya mupeti w'umuprofeti Joshua Levoyant. ariko none numvisha arimo aravuga ibintu kuri Kisekedi ngo bafungure batange amaviza mu Rwanda. Uriya mupeti nawe bamwita Profete Joshua Levoyant. Ako nabonye noneho arimo arandaga amafaranga ku bwinshi ayasambaza. Ewa anachilia pesa sana. Wowe ntabwo umwemera? Uriya mpeti Joshua Levoyant uriya mpeti twarakuranye. Twiganye no ku kigo kimwe. Ariko rero wa mupeti Levoyant ukuntu yaje gukuramwo n'ukuntu yaje kugira systeme mikorere, ewana njosi kujwa kabisa byagenze gute? Buretse gato. So nashaka kukubaza ikibazo cy'amatsiko. Prophet Joshua mwarakuranye mwariganye muri École Congolaise. Ara munsi wowe nka David Sanganano ntabwo umwemera? Ewa mbo Joshua ari ibintu bimwe na bimwe akora ku ruhande rumwe ukabona yuko nibijyanye n'ijambo bya bintu byo kunywa amabyeri bya bintu byo kujya muri za boîte
iriya ntabwo bijyanye n'ijambo ry'Imana, ariko hakabaho n'ibindi Mm. akora mu buryo bwo gufasha mitiweli, gufasha abantu batishoboye, biriya byo ni sawa. Urumva ari kote imwe mwemeraho, ari n'indi kote wapi. none se ese buriya no mu ijambo ry'Imana cyangwa se wenda muri mu buryo buri spiritual hari abantu mugira imbaraga zigiye zitandukanye ku buryo uvuga ati imbaraga za runaka ndaziruta cyane. imbaraga za Prophet Joshua n'imbaraga zawe mu buryo buri spiritual ubona ari izihe zifite ireme? Urumva no mu ijambo ry'Imana ari ukuntu ureba umukozi, ari ukuntu nyine abakozi b'Imana basumbanyeho ku mbaraga. Basumbanyeho ku mbaraga, abafite imbaraga ziri high, abafite imbaraga ziri moyenne, n'abandi bari hasi, bari down. Ariko rero iyo ubimenye cyangwa se iyo ubisobanukiwe, ntabwo ari byiza kwita uvuga ati nguriya ndamurusha cyangwa simurusha. Kumenya yuko urusha umuntu cyangwa se kurusha biremewe, ariko kubivuga yuko umurusha ntabwo ari byiza. wowe wari wazura umuntu? Ntabwo nari nazura umuntu, ariko gukomeza nyine gusenga Imana ikazakwambika izo mbaraga. Ariko Prophet Joshua narumvise ngo nawe ngakora miracles ziteye ubwoba. Icyo nabwira abantu bitonde kandi bagende pore kuko abaskama basigaye buzuye mu nzego zose. Daddy witonde kuri Prophet Joshua nawe agira umudomo, ashobora kuza kugukorera episode 35. Oya Joshua kuba akora ibitangaza njyewe ndamuzi kandi kaze mugwamagarira ze live. Mwamagare mugwamagarira ze live, muhamagare ngenda muzi biganye ahantu hamwe, kandi uriya mupeti akiri umupeti koko afite imyaka 15 14 yakoraga mirako z'ukuri kabisa. zaje kugenda se mirako za kweli, afite imyaka 15 14 ewana kuri Ecole Serwaze sengeraga abantu bagakira. Urumva yabwirizaga abantu bakarira bakihana. Urumva wowe mu bitangaza waba warakoze ni nk'ibihe? Igitangaza kirusha ibindi byose kandi kiza nakoze ni umutima mwiza tu. Iyo ufite umutima mwiza ugahura n'umuntu ushonje ukamugaburira, umuntu ugusabye isabune ukamugura isabune, umuntu udafite ka mitiweli ukakamuhereza, njye mbona ibyo bitangaza bya danje. Odida gusuhuza, ariko nkeneye gift yawe, ndayikeneye nini cyane ngo mbone gusuhuza neza cyane. Prophet Joshua nteraye mu wowe mwitorero ryanyu cyangwa se wenda no mu myemerere yawe wemera ko agacupa nta kibazo? Agacupa agacupa ari abantu bagafata ariko ntibasinde. Hari umuntu ufata kandi gatoya ariko nasinde, hari na wa wundi ufata ariko agasinda. Byo bibi rero, byo kunywa agacupa ukarenza urugero nibyo bibi, kuko no kurya ibiryo bisanzwe ukarenza urugero nabyo ni bibi. No kunywa icupa nabyo karenza urugero nabyo ni bibi. Ariko ngewe kunywa cyane sinywa cyane, no kunywa gake sinywa gake. Ntago njya nywa ku nzoga ngewe. Ariko ku kijyanye n'abagore ko wagira ngo abakozi b'Imana mwabaswe n'ubusambanyi, icyo cyose cyo Imana iragitolera? Oya ubusambanyi abakozi b'Imana ntabwo byemewe, mu ijambo ry'Imana ntabwo byemewe. Ni ugushaka umugore umwe mu kubaka, umugore w'isezerano kabisa. Ariko nyine uramutse ubonye n'akabali perdi ubwo nabwo yipushije ntacyo urayihitana. Iriya bal perdi iyo uyiguyeho ugasanga muri nk'ahantu arababikora, arabajyana nabo, ariko nabyo ntabwo. Niyo umwana w'umuntu atakubonye ariko Imana iba yakubonye.
Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ntabwo nyine ari ariko ni ukuvuga ngo akabari perdi nawe nk'umukozi w'Imana usanzwe unakora n'ibitangaza, iyo ukabonye uravuga uti kama mbaya Mungu atahurumia ukagatatura. oya hapana. Oya. Ese izo mbaraga mukoresha iyo murimo muraganiriza Imana yanyu, kuko ngewe nkeka ko Imana mukorera atari yo nkujye nkorera, ubwo Imana nge nemera ndetse Imana nubaha ni Imana itemera abanywi b'inzoga, ni Imana itemera icyaha icyo ari cyo cyose gihuye n'ubusambanyi cyangwa se igisa nacyo. Ariko umva nimba ushobora gutambuka ngo ukabona kipfushije ngo ukavuga uti yapfuye ntawe utayiryaho, iyo ntabwo ariyo Mana nkorera. uri bumva iyo ntabwo ariyo Mana nkorera. Rero nagiraga ngo nkwibarize, iyo Mana ibatiza izo mbaraga zo guhanura, Imana ibatiza imbaraga zo kuzura, ndetse Imana ibatiza imbaraga zo kuvuma, ese ntinabatiza n'izo kwica buriya? Oya kwica ntabwo byemewe. Buriya ni ijambo ry'Imana riradusaba guhesha umugisha abatwifuza ibibi, guhesha umugisha abanzi bacu. Biriya byo kwica oya hapana. Ese buriya kugira ngo umuhanurire umuntu mu muco nkangahe? Guhanura ntabwo ari amafaranga, guhanura ni ubuntu, kuko impano uba wayihawe ku buntu n'Imana, nawe ugomba kwitanga ku buntu. Rero iyo uhuye n'umukozi w'Imana wishyuza amafaranga, usaba amafaranga, uwo ngo uzamuhunge ntabwo ari umukozi w'Imana, ni uwa Satani. Noze mwe mutungwa n'iki? Dutunzwe n'akazi, dukora akazi gasanzwe k'amaboko, nanone ukanakora n'umurimo w'Imana, byose ukabifatanya. Kuko narumvise ngo cyane abapasiteri babazayirwa ngo hari ukuntu umupasiteri areka kujya gukora akajya yirirwa mu rugo yambaye udutisi n'amashenete, niko mu kazi ya Bwana, ngo niko mu kazi ya Bwana, niko mu kazi ya Bwana. Abakristo wenda baba baje nko kubasura mu rugo, agahita aza no muri salo n'akabibiriya, akaganira akabibiriya kari hariya n'utuntu tw'uducongo aba yaraguze muri Rose cyangwa se mu bantu zo mu mafarumasi, ngo ari amafarumasi y'abongereza batuzamo n'inkweto uzizi, ngo cyangwa se wenda ngo inkweto yaba yaraguze mu mafarumasi, kakicara hariya n'utubya katuregeje gake. Urumva ibyo bintu si bibaho? Urumva nyine abantu benshi baba bashaka kwentimida, ariko kuwa simple tu, ambara ibisanzwe, kuvugisha abantu bose, uce bugufi, ni Imana igizamura kandi ni Imana igihesha umugisha. Ariko bya byo kwiyemera, ukaza wabyimbye inda, wayegejeje hano wabaye nkanuza nka Pastor Kwangwa, ugasanga karavante za danje, bodyguard. Oya duce bugufi, dusenga Imana. Barambwiye ngo nawe ufite urusengero i Burundi, ariko ugenda ngo wambaye agapantaro kakwegereye gato cyane n'agakote, ugenda wikwezi gake ngo mimi natoka mu Amerika papa nano, ugenda gutya gake n'ijosi wariraritse. Oya uzi umuntu ukora ibintu by'amafikeri nk'ibyo abatarameneka. Ariko ufite urusengero Pastor? Cyane urusengero i Burundi? Mu Burundi rwakira abantu bangahe? Rwakira abantu barenze 300. Kandi mu bantu barimo kutwumva muri live batuye mu Burundi cyangwa mu Rwanda, n'usura mu Burundi ari mu Cibitoke, ku mupaka Cibitoke ni Kamenge, kwibarabara rya 7 naho urusengero ruri. Sasa Jay, ni numvishe bavuga ngo nawe uri umwana wo mu muryango w'abanuza w'abayehova, byaba ari ukuri cyane? Jewe navukiye mu muryango w'abayehova mugani wanyu nk'uko mubivuga, ndetse mbakuriramo, ni nabyo byampaye
kuba nibura basi mu byaha nkora hatabamo ikitabi hatabamo icyo kunywa itabi mu bindi byaha byose nshobora kuba narabigerageje gutukana gukora mu nkono kunyara ku muhanda ndetse no kunyara ku buriri uretse gusa kunyaza ariko ibindi byaha byo nagiye mbigerageza ariko gusa icyo ngicyo kitabi cyo byaramfashije cyane gukurira mu muryango w'abahamya ba Yehova. None se mukecuru iyo abonye urimo gukora live utukana cyangwa se uvuga ari amagambo zo kwandagaza ntabwo ajya gukomaho mu rugo? Ni ukuvuga ngo yarabyakiriye akabikakirwa nka keza urumva yarabyakiriye ntabwo yabinshimira ariko yarabyakiriye. Okay. Ni nko kubona umuntu w'umupasitori mu rusengero uzwiho ingeso yo gusambanya abakobwa babamo arakomeza akabwiriza kuri aritari ariko nyine babizi ko iyo ngeso ayigira. Sasa Jay wa mipango numvishe ngo wagiye ahantu bita Mongolia. Sasa njewe ndakuzi mu Gatenga twigana dukira ari Rosi urumva nije waje kujya kwiga ahantu kuri rya shuri hamwe naba Arine bo kwa Maneno rya shuri ryo kubaga ry'umuga. Nge nkibaza igihe waba waragiriye Mongolia ni ryari bikanyobera cyangwa wahagiye nijoro mu munuza mu Mulungo mu Gataro. Urumva igihe twari twaraburanye ni kinini cyane. Ni nk'ukuntu nanjye naje gutungurwa pastor no kumva ko wabaye pasiteri. Byarantunguye cyane nk'umwe mu bantu twakiranye umupira n'ibiki byose ndetse nzi umwe mu bafutuboreri bake cyane bakoreshaga imiti ni wowe nari nzi. Natunguwe rero no kumva nawe ngo wabaye pasiteri ariko ngiye muri Mongolia burya nkimara kurangiza segonderi nahise ngenda. Sinatinze nabanje gukora umurimo w'amaboko muke gakeya gusa. Mpita nerekera kabisa. Okay. None warahageze Mongolia? Narahageze kandi ariyo ntuye. Okay. Shiraho Prophet Joshua byanze? Namuhamagaye ntabwo arimo aritaba ariko aramutse aje yakubaga cyane. Oya mwamagare cyangwa ushiraho Aline? Nari mbonye ahubwo mushuti wawe ntuza hano. Aline cyangwa Apo? Shiraho Aline cyangwa Apo? Hari abantu barimo barandika komanteri hano, hari ibintu barimo baragenda bandikamo. Ese n'abapasiteri basigaye baza amatiku. Bari kugenda bagureza comment aho ngaho gake. Oya amatiku si byiza kwa nabimana, amatiku ntabwo ari byiza. Amatiku ntabwo ari sawa kwa nabimana. Aranditse ngo zana momo nshyire hagatabazi papa. Niko umuvandimwe amubwiye atizana momo nshyire hagatabazi. Uretse gato nyimuhereze momo ngo ashyire hagatabazi. Agatabazi urakazi pastor? Oya. Ese muri Amerika ukora iki? Ngora muri Amazon. Ukora muri Amazon? Wowe ntabwo ukora se umurimo wo guheha? Guheha ngo bakora muri Amerika ngo abantu benshi bakora imirimo yo guheha kutawaza bakecuru n'abaze. Oya. Ako kazi kari cyane muri state ya Arizona cyane. Ngo pastor ko mbona asa na Eritier waba Agape. Ngo pastor ngo ko babona gusa na ba Eritier ngo na Eritier waba Agape abo bantu bazi? Oya. Umuntu simuzi. None se yego nani Chanceline ngo muziranyeho aricyo muziranyeho? Chanceline we? Chanceline madame wa Grand Joueur Filemo.
ngo niwe n'ubundi namumenye ari kumwihakana Agape. Ngo ariko niwe wa chance ndamuzi. Ndamuzi cyane. Okay. Muravugana se? cyane. Ujya umutamo se? Umutamo gute? Unyine ujya umushyiriraho kuri momo? Cyane. Oya biragoye cyane. Biragoye cyane ndabizi. Apana. Abadiaspora ashobora kubaza amakuru y'umuntu. Akayabaza iminsi 3 barimo baramusobanurira amakuru y'uwo muntu, akanumva ko uwo muntu akeneye ikintu runaka ari muri nini. Ko ntihagire ikintu n'ubundi yibwiriza. Jya wibwiriza buriya ni byiza cyane. Ku myaka umaze muri Amerika wagakwiye kuba nibura uvuga uti naremeye abantu runaka n'abandi. Hari nk'umwana nzi mwakuranye mwiganye bita Jacques. Ubu uheze muri Kenya. Kandi iyo tuvugana mbwira ko rwose wamutereranye uri umwe mu bantu basangiraga nawe pate jaune kwa Carlos. Ni discipline. Ya uriya mwana ukuntu nari muzi kwa Carlos turi inshuti dukina hamwe umupira naje twaje gutandukana. So ejo bundi rero tuvugana kuri telefone, mu kuvugana rero numva imvugo ziwe, numva ukuntu arimo gusaba tukana, arimo gusaba ntacyo bufura. Umuntu mwakuranye ariko ntago ari ngombwa ko gusaba, biba ngo wowe uribwiriza. Kwibwiriza birumvikana, ariko banza ujya kwibwiriza umaze kureba situation ye n'ukuntu ameze. Lakini sasa Petit iko na ni discipline. Anakuchamba ibitusi ya mubaya. Utavuga ati oya niba koko ngewe cyubara kwa twaraziranye uri mayibobo, ariko uyu munsi Imana yarakuzamuye nago ngomba kuza kukuzaho ukuntu ndari sanzwe nkuzaho kera. Ya ngomba gushiraho respect. Kuri urabarizwa he? Ndi hano Michigan muri Amerika. Iruhande rwa Lake Michigan voilà. Urubatse cyangwa uri ingaragu tukurangira umugore? Oya ngiye ndubatse. Urubatse umugore wawe namurabana aho ngaho? Oya umugore wanjye ari mu Burundi. Wana byari? Abana bangaye ko bazerwa mukunda kubyara cyane? Numwe gusa. Afite nyangaye? Ni imyaka 2. None barajya amafaranga y'urusengero. Josué byanze. Wabashingiye business y'urusengero. Kuri Instagram nibo ndabona umugabo bita Kidega coach GMV. Muzane. Kidega Daddy ngaragushaka turi kuri TikTok live. Uramuzi Kidega ndamuzi. Twari tunaturanye ari mu Gatenga dukira ko waramwemera gase muri football. Cyane yarazi baro, yari na kapiteni wa Unity DSM division. Yarazi umupira. Akazi byo gucenga ntabwo yarazi baro nyine byanyanje. Yarazi umupira, ari umukinnyi mwiza cyane. Aratanga sikisa Gitega. Ese wowe waje kubireka gute? Wowe waje kubireka gute? Igihe kigeze ibintu birahinduka rafiki yangu. Umuntu wemura baza ngo ese afite umugore ngo ese afite abana, yabishubije afite umugore n'abana, ariko uramutse ubaye ushaka kuba nk'inyongezo nabyo byaba byiza cyane. Tugera ase Kidega avuze gute kutamushiraho? Ari kuri Instagram, nari mubwiye ngaze kuri TikTok. Hano hari umuzayirwa kazi ushobora kuba kuzi yitwa Aline Chibalonza. Uramuzi? Chibalonza ndamuzi. Uramuzi? Chibaloma Machumu ndamuzi. No ni Chibalonza. Yavuze ngo Chibalonza ndamuzi, twari duturanye mu Karambo. Na requesting muzane nawe hanga. Chibalonza ndamuzi bien. Mubwira requesting ni umuntu wawe. Ndamuzi twariganye mu 5 primaire. Ni wari umuntu wamubwira nawe requesting ase? Ngiye nago ndamubona ariko. Nogere nari mubonye atambuka hanga. Ngo umusaza ndamuzi cyane kiro kabisa, much respect. OG big man.
fresh yego wait gato ndi kuri live sawa muri nari kwestinga Chibalonza nawe azangamo muganda gake agira ibintu akwibariza cyangwa azakubaza Chibalonza ndamuzi pe ndamuzi umugabo we afite n'umugabo w'umupasiteri ako umuzerwa wese akazi kananye ahita umupastor sibyo turi igihugu cyaturanijwe n'Imana J Kidega ngo yaje baravuga ngo Kidega yaje ariko J Squeezer baravuze ngo Kidega coach ya Kidega requestinga kuza kuri live Kidega na duha amafaranga umukinyi we nuza arimo aratera imbere byatari uwe mukinyi afite umwana w'umukinyi wakinye muri APR yaguzwe muri Tunisia abanzamo se ko ari umwishwe n'itani ako se bamwitane kandi uriya mupeti bamwita ni seti voilà Aniseti agatabi gakaze karagize karamurenze none se Aniseti nawe anywa irikaza ariko cyangwa we n'umugabo umuntu uza w'ingona oya Aniseti anywa itabi irikaze n'iryanywa itabi nyine rimwe bagira barya none se ko cyawe nabwo aramubuza Kidega menya nawe yaramurekuye ahubwo ari umupeti bitanuza Kamotera merutse kumva umubwira ngo ajya sumba wanga cyane we bimeze gute Kamotera Rutanga warusanzwe umuzi Rutanga rusanzwe umuzi ndamuzi Rutanga ndamuzi oya warusanzwe umuzi atajya no muri APR cyane yakinaga he yakinaga mu Academy yakinaga i Remera nari muzi cyane twari tuziranye byatari Rutanga ndamuzi Rutanga ese wowe gutabonye equipe byaragenze gute kandi ari umwataka mwiza oya ngewe nabuze umuti kandi ari umuntu wakoreshaga imiti cyane ngewe nabuze umuti kuko araho byageze bansaba umuti rero ndavuga ati ndi umwana wo mu batambyi no kujya mu miti naba ngiye kuvanga amashu n'ibishimbo mba mbivuyemo ariko ageze ahantu rero bambwira ati ufite umupira mwiza wakina ukagaragara ariko muri iyi nivo bisaba yuko uba wambaye akantu rero ngewe ibyo nibyo nanze kwambara umupfumu wawe terinde umupfumu wawe yarinde ntabwo nari mfite umupfumu yanjye yari Imana n'imyitozo gusa ni bande se uzi mwakoranaga ibyo bintu bya gipfumu bakinye muri shampiyona y'u Rwanda abantu uzi neza tuyungu yakoraga kuri dawa oya barahaye ariko ntabwo ari ngombwa ko ubivugira hano nyine sa nk'umbwira wenda bakeya oya batagikina nabo nzi kabisa none se kugira ngo urekane n'ibintu byo gukoresha wenda imiti ndetse wenda kugira ngo urekane n'ibintu byo kujya mu bapfumu byagutwaye izihe imbaraga oya ntabwo nigeze nkorosha umuti ntabwo nigeze njya mu bapfumu sinabivuze kandi uvuze ko wagiyeyo bakakubwira ngo urabanza wambara akantu none se ako kantu babimbwiye kwambara ntago babimbwiriye muri nuza mu bapfumu ni umutoza tu akakubwira ati peti ubwo mbonye nta kintu ufite kandi ubizi saba yuko wambara akantu kandi rero biriya bintu nabyo kugira ngo ubijyemo ni umutoza ukujyanamo ntago wapfa kwijyana utazi inzira bivuze ko Kidega nawe yari yambaye akantu ko yakinye muri Rayon Sport umubaze Kidega yakinye muri Rayon Sport ariko yari umubenceri yakinye muri polisi atari umubenceri ariko yari umubenceri no kugira ngo abone 18 byari hamana ariko muri Rayon oya muri match yakinye za MTN yanze match yakinye zitari za MTN iziye ndazizi match yakinye